Nongeye kubasuhuza rero aho muherereye mwese, nongera kubatera iteka ngarutse ndi MC Ndangamiraye ubuzima ku mbere utabangirika k'imfizi kunda safari ari uguharamba inzovu, nkaba ngarutse kuri wa muyoboro mugari wanyu ugiye kubagerengurira amabanga y'ubukwe nk'uko nibasezeranyije muri video yabanje turebera hamwe ibintu bitatu bigomba gutuma ubukwe budahenda. Uyu munsi rero tuhagarutse kuri video ikurikiye aho tugiye kurebera hamwe ubukwe bwa miliyoni imwe y'amanyarwanda. Ubukwe bwa miliyoni imwe y'amanyarwanda rero ni gute waba ufite miliyoni imwe ugakora ubukwe? Kuko ahangaha hari abantu benshi cyane bagenda baterwa ipfunwe no kuba bakora ubukwe bitewe ngo n'ubushobozi bukeya, ngo ubu nta bushobozi bafite, ngo ntabwo barabona amafaranga ahagije. Mu gihe ufite uwo mukundana cyangwa se mu gihe mwiyemeje kuba mwarushinga, amafaranga ntabwo ari ikibazo ahangaha, kubera yuko ubukwe buriya ntabwo ari amafaranga gusa nk'uko twabibonye ubushize, ahubwo ubukwe ni gahunda ihamye ikanozwa mu bushobozi buhari. Reka turebere hamwe rero uburyo ki umuntu yategura ubukwe bwa miliyoni imwe. Ikiganiro ni cya kinini nk'uko dusanzwe tubizi, ni amabanga y'ubukwe. Ese wari uzi ko ushobora gukora ubukwe bwiza kandi bukaba busa neza mu maso y'ababureba nyamara igiciro ari gitoya? Nta kindi rero uyu munsi nibyo tugiye kurebera hano twifashishije urugero rw'ubukwe bwa miliyoni imwe. Rero ni gute wategura ubukwe bwa miliyoni imwe bukagenda neza kandi utavunitse mu mutwe? Uburyo rero wabukoramo ni uko ugomba kubahiriza izi nzira nibura eshatu. Izi nzira eshatu ngiye kubereka nk'uko rero basezeranyije, buri kiganiro nzajya mbereka nibura uburyo nka butatu bwagufasha, ubundi ahandi tuzajya duhura muri comment kugira ngo mwandikemo ibyo mwifuza ko nabereka, ndetse nushaka ko mufasha kubitegura nawe ahagere mufasha. Mbere na mbere ni ukwiyemeza amafaranga ntarengwa y'ibyo utegura umushinga. Mbere na mbere ubwo niba ufite miliyoni imwe, ushaka ubukwe bwa miliyoni imwe, uzategura umushinga cyangwa se uzategura amafaranga, bije y'amafaranga ntarengwa ariyo ya miliyoni imwe yacu dufite. Uburyo bwa kabiri, kugabanya mu byiciro. Ubwo ni ukuvuga ngo uzafata ibintu byose bizakenerwa mu bukwe ubigabanye mu byiciro, ndetse ugenda ubigenera n'agaciro kabyo ugendeye kuri ya mafaranga yacu dufite. Ubwo tuyibuke neza ni ya miliyoni. Kabiri, ubwo turahavuye twerekeza ku gice cya gatatu ugomba kuzitondera kugira ngo ubashe gukora ubukwe bwa miliyoni. Ni uko ugomba kwizera no gukora ibishoboka kuri buri gice. Ubwo nimba bamaze kugabanyamo ibice buri bizakenerwa mu bukwe, noneho fata ugende buri gice y'amafaranga kigeneye, urebemo iby'ingenzi, urebemo ibibuze bitagira icyo byangiza ubireke, ubundi buri kimwe cyose kigende gihura n'agaciro wakigeneye. Kuko nuramuka ukigeneye agaciro ukaza kubihindura nyuma, ushobora kuzasanga n'ubundi yabije wakoze nta kimaze, n'ubundi wishoye muri ya madeni. Reka turebe rero uburyo ki wabikora. Duhere ku cyambere. Icyambere, ya ngingo ya mbere, twiyemeze amafaranga ntarengwa. Amafaranga ntarengwa yacu tumaze kubona yuko ari miliyoni imwe y'amanyarwanda. Ni gute rero amafaranga ntarengwa ugomba kwiyemeza? Shyiraho bije ya miliyoni imwe, niyo igomba kugenderwaho kugeza ubukwe bwose burangiye. Miliyoni iyi imwe. Icya kabiri rero, fata ugabanyemo ibyiciro ibikorwa byose bizakorwa muri bwa bukwe, ndetse buri cyiciro ugende ugigenera agaciro kacyo. Dufate nk'urugero, icyiciro cya mbere tukibarire ahantu hazabera ubukwe. Ubwo nimvuga ahantu, ubwo ni sale, ndetse nimba hari n'akamodoka kazakenerwa kahabageza, aho hantu tuhite ahantu tuhagenere ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma yaho, nyuma y'uko tumaze kubona ahantu ubukwe buzabera, reka turebere hamwe amafunguro. Ubwo amafunguro nayo ubwo araza kuba arimo ibiribwa ndetse n'ibinyobwa. Ibinyobwa ngaha tuzakoresha ibyoroheje nk'umutobe cyangwa se fanta, ndetse n'ibiribwa dukoresha ibyoroheje, umuceri, inyama n'ifiriti ndetse n'imboga gusa. Ikindi, ubwo biryo cyangwa se amafunguro tugiye kuyabarira 250 by'amafaranga y'u Rwanda. Nitumara, ubwo urumva ko tumaze gukoresha 550, dusigaranye 450. Reka nabyo dukomeze tubibarire. Dushyiraho imyambaro y'abageni, imyambaro tuyibarire 150.
ahangaha rero inama ihari mbere na mbere ni uko nujya gukodesha imyambaro naho ubwo muzajya mukodesha umwambaro umwe kuri umwe umusore ndetse n'uw'umugeni kugira ngo mugabanye igiciro cyo kuba gihanitse cyane, kandi ahangaha muzirinde kugura ahubwo mukodeshe kuko niho bizaba byoroshye. Aha, imyambaro tubariye ibihumbi 150 by'amafaranga y'u Rwanda. Reka noneho turebe dekorasiyo, gutunganya ahantu hazabera ubukwe nabwo tubigenere agaciro kabyo. Dekorasiyo, ukoresha dekorasiyo itahambaye, ni ukuvuga ukoreshe amabara makeya n'imitako iringaniye, ubundi uyibarire agaciro nibure k'ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo urumva neza yuko nimba tumaze kugera kuri dekorasiyo, reka turebe noneho turebe ese umuziki. Murabizi neza ko ahantu habera ubukwe akenshi baba bakenewe umuziki cyangwa se sonorizasiyo, kubera yuko wakoresheje ahantu hashoboka. Tubare nimba wafashe nka sale y'ishuri, ushobora kuzakoreshamo sonorizasiyo cyangwa se speaker z'ikigo, ibyo nabyo birashoboka. Ariko reka dufate uwo muziki nawo tuwugenere amafaranga angana n'ibihumbi 30, kuko uzaba wakoze playlist y'indirimbo zawe ukeneye, ubundi uhashyire DJ woroheje, atari ngombwa kujya kuzana abahanitse, kubera ko turi gukoresha 1 miliyoni yacu. Noneho reka tuvaho ngaho, reka turebe umuyobozi wa gahunda cyangwa se MC, ari we ugomba kuba ufite uruhare runini kugira ngo ubukwe nabwo bugende neza. Nawe reka tumuhe agaciro k'ibihumbi 50 muri miliyoni yacu, dushake utarengeje ibihumbi 50 ariko usobanukiwe ibintu. Reka turebe ahandi rero amafaranga yacu azagendera muri ya miliyoni yacu. Turasanga invitation ndetse n'utundi tuntu ku ruhande tugiye dutandukanye, ubwo no kuva uburyo ki bwo gutumira. Ahangaha reka ibi nabyo tubibarire amafaranga ibihumbi 50 by'amafaranga y'u Rwanda. Ahasigaye rero turebe photographe kugira ngo adufatire amafoto y'imibutsa byishimo tuba dukeneye ku munsi ubukwe bwarangiyeho. Photographe rero nawe reka tumuhe amafaranga ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda yari bisigaye, ubundi miliyoni yacu ibe irarangiye. Ibi bintu nubikurikiza uzasanga ubukwe bugenze neza cyane kandi wakoresheje 1 miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Aha, icya gatatu kugira ngo ari amafaranga 1 miliyoni y'u Rwanda ibe yagukorera ubukwe, igomba gukora nkuko twebonye, kwizera no gukora ibishoboka kuri buri gice. Twabonye ahantu, tubona amafunguro, tubona umuziki, tubona imyambaro, tubona dekorasiyo, ndetse tubona na MC, tubona na photographe. Rero ahangaha biriya bice byose ugomba gukoramo ibishoboka. Ni ukuvuga ngo iki rero, niba amafunguro twabariye ibihumbi 250, ntabwo uzajya guteguramo amafi n'inkoko, oya, ahubwo uzakoreshamo inyama zisanzwe ndetse n'amafiriti n'ibirayi, kugira ngo cya giciro twiyemeje kitaza kujya hejuru bigasanga imibare yacu irapfuye. Tubare nimba ari ahantu rero, tugomba kuzashaka sale ihwanyije n'ubushobozi bwo kugira ngo bya bihumbi 300 twabaze bize guhuriramo. Aha rero, ahangaha inama nakugira ni hehe? Hitamo abatanga serivisi hizewe kandi badahenda. Hari abantu baba badahenda kandi bagatanga serivisi ku buryo bwizewe, baba ari inyangamugayo. Wirinde kujya muri babandi bashobora kuba baguye mu kakira bakaguhinduka umunsi ku munsi, kuko ibi ngibi bishobora kukwicira imibare ntibigende neza, kandi bigatuma bishi yawe itakora neza nk'uko byari bipanzwe. Iyindi nama ahangaha, kugira ngo miliyoni ibashe kugukora ubukwe, fata igihe cyo gushakisha aho bihendutse. Fata igihe ushakisha aho bihendutse, umenye ngo sale nziza itayihanitse ku giciro ni iyihe, nihe nayibona, ese ni hehe nzabasha kugera ntakoresheje amafaranga menshi ya transport, akaba ariho nkorera ubukwe. Ese ni hehe bazemera kungaburira ku mafaranga aringaniye, ese ni hehe bashobora kuzanyambika ku giciro kidahanitse, ese ninde ushobora kuzanyoborera ubukwe bwanjye bukagenda neza cyane atabivangavanze kandi nawe atampenze, ese ninde ushobora kumfatira amafoto y'ingenzi ndetse akanayambera ku gihe. Ibyo byose numara kubikora rero, umaze gukora ubwo bushakashatsi, uzaza ukore biriya byose twabonye, ziriya nzira 3, ukore ubukwe bwawe bugende neza, na nyuma y'ubukwe kandi uzabe utuje utekanye, wakoresheje 1 miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Aha, umusozo rero, niba wifuza ko tugukora bije, nyandikira ngufashe.
ndagufasha gukora bije y'ubukwe bitewe n'amafaranga ufite, turebere hamwe buri kantu kose uzakenera, nkwereke n'agaciro kabyo, ubundi ugende ukora ubukwe bwawe butaguhenze. Kora subscribe rero udacikwa n'amabanga y'ubukwe, nimba wishimiye ko twagenda muri urugendo ngenda nkwereka amabanga y'ubukwe ashobora kugufasha gukora ubukwe bwiza kandi butaguhenze, bitagusiga mu byago, ndetse unasangize video ku bandi bose zawe kugira ngo nabo babashe gusobanukirwa ikiganiro n'amabanga y'ubukwe, naho njye kikugezaho nkaba MC Ndangamira. Rero muri video iraza gukurikiraho ndaza kukwereka ibintu bitanu bituma igiciro cy'ubukwe gihanika, cyangwa se ibintu bitanu bihanika igiciro cy'ubukwe. Ibyo bintu bishobora gutuma ubukwe buhenda kandi bitari ngombwa. Niyo video iraza kubikurikiraho, ntuze gucikwa, kora subscribe tuze kuba turi kumwe. Nanjye reka ngusabire nyakugira ubugingo n'ubugingo, agarika ibiganza abagabira bungera inyanja, mugire itunga musumbye birenge ku ntenyo. Nanjye MC Ndangamira ndaje mu kanya gatoya mu kiganiro amabanga y'ubukwe. Ndabakunda.